ni wa munsi wacu wa gatatu turabasuje kandi mu izina rya Yesu ni mwene so Pastor Jonathan. Twavuze ko tuzaganira hejuru y'inzira zo gusenga. Reka uyu munsi twongere tuvuge kandi inzira ebyiri cyangwa eshatu Imana nidushobokera nibidukundira. Dusome Gitabo cha Yosuwa, dusome ibice 14, dusome n'umurongo wa 6, tuje gusoma no muri Samweli. Tugiye kuganira hejuru yo kwibutsa Imana ibyo yavuze, ibyo yatuvuzeho, ibyo yavuze. 14 dusome n'umurongo wa 6 mu gitabo cha Yosuwa. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilgali. Kalebu mwene Yefuni Mukenazi aramubaza ati nduzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njyewe nawe? Akabwira Mose ati muntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka atuma kuja gutata. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha. Ariko bene data twajanye bahisha imitima y'abantu, ubwo njyewe nomotanye n'Uwiteka Imana yanje rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemwo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, nuko motanye n'Uwiteka Imana yawe. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yantumye mari imyaka 45, kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi shikije imyaka 85, ubu ndacafite imbaraga. Samweli wa mbere dusome 17, gitabo cha Samweli cha mbere dusome 17, dusome n'umurongo wa 20. Nuko Dawudi yazinduka kare mu ngando mu gitondo, asigira umwungeri w'intama ze, yenda ibyo bintu aragenda kuko Yesaya yamutegetse. Arasukiraho abikije amagare aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekera urundi. Maze Dawudi abisa umurinzi w'ibintu w'intwaro, aravudukaja mu ngabo aramutsa abakuru be. Akiganirana nabo muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati witwa Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawudi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe basha ubwoba barahunga. Abisirayeli baravuga bati aho murabona uriya mugabo uzamuwe n'ukuri azanywe no gusuzugura. Umuntu wese uzamwica umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, azamushingira umukobwa kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Maze Dawudi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bate? Haleluya. Ndashaka ko tuvugana inzira nziza nkunda, inzira yo kwibutsa Imana ibyo yavuze. Hari indirimbo niba ukumva baturirimbira abaririmbyi bakavuga ngo ibyo yavuze ngo ibikurikirana ibihe ibihumbi. Haleluya. Imana Bibiliya iravuga ngo aho inyuguti imwe ho kuvaho mu ijambo ry'Imana ngo isi n'ijuru bizavaho. Iby'Imana yavuganye natwe, iby'Imana yavuganye natwe. Nkunda Yosefu bakuru be bamugurisha mu Egiputa. Yosefu ntiyisengeye, yarazi ko iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Yosefu yaraye muri gereza adategereje gutaha, ariko kuko Imana yari yaravuze ko bazamupfukamira. Imana ntiyamubwiye ko azategeka isi yose, yavuze ko bakuru be na se na nyina bazabarara hasi. Bibiliya iravuga ngo avuye muri gereza bakuru be baje guhaha, bamugeze imbere arabirondorera. Ntibaretse kubarara hasi, ntibaretse gupfukama. Bavandimwe, narimwo nsoma igitabo cyo Kuva igice cya 2 umurongo wa mbere, na makuru yo kuvuka kwa Mose.
Mose yavuze igihe cyaba cyo kwitwa kw'abana, ariko iby'Imana yavuze nimba Imana yaravuze. Hari umuntu wakoresha ikinyarwanda cyiza gikomeye, yaravuze ngo nubwo abahotozi bahari Mose arakura kandi agakurira kwa Farawo, nta kizacisha. Hariho n'indirimbo ni Theo wayiririmbye, aravuga ngo irizaba imbuto ntiribora. Icyo Imana yakuvuzeho niyashaka ritwara ibihumbi rirengeho amasezerano se nayibagiranye n'abantu nibashake bagucinyize bagucecekesha. Imana yahakoreshe Dawidi asiga Samuel asiga Dawudi amavuta. Dawudi yamaze gusigwa amavuta arasubira bamusubiza mu ntama, aragenda aja kuragira, ariko ndibyatumye Dawudi ataba umwami wa Isirayeli. Dawudi yaza umunsi wo kurwana na Goliyati w'Igati, kuko ba Goliyati ni babiri, hariho Goliyati w'Igati, hariho na Goliyati w'umugiti. Umunsi Dawudi yica Goliyati, yahise ava mu ntama, bamugira urinda ingabo zirinda umwami. Arongera arahunga. Dawudi yaraje arahunga, abantu bazavuga ngo nari umusore. Dawudi yaravuze ngo nari umusore ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa uruzaro ngo rusabire. Bakibwirwa ko Dawudi yagiye gufunguza gatatu. Dawudi yigeze gufunguza kwa Nabali, Dawudi yigeze gufunguza kwa Abimeleki ku rusengero, Dawudi yagiye no gufunguza mu Bafilisitiya. Ariko nubwo yagiye afunguza aricyo igihe cyarageze bamusiga amavuta kandi y'ubwami Heburoni, arasubira asigwa n'amavuta na Isirayeli. Dawudi yasizwe amavuta gatatu, aba umwami wa Isirayeli yose arayitegeka. Bavandimwe, iki ni igihe cyo kwibuka iby'Imana yatuvuzeho. Nza nibuka nari ngiye gukina umupira, umuhanuzi arampanura arambwira ngo uziga Bibiliya, ngo ntuzapfa utaraja kubwiriza Uganda, kandi ari ntuye Kongo y'Amajepfo Katanga. Natekereje ndarwanda namubwira ngo wavangiwe, nari nzi ko ari mukuru wanje Imana ihayivuga. Arambwira ngo ni wewe, reka mbabwire icyo Imana yavuze, reka dufate igihe tuje kwibutsa Imana ibyo yatuvuzeho. Twibutse Imana ibyo yatuvuzeho, ariko natwe dusubire twibutse Imana, twibuke natwe ibyo twavuze ku Mana. Amen. Kansubiremo, twibutse Imana ibyo yatuvuzeho, ariko dusubire natwe twibuke ibyo twavuze hejuru y'Imana. Twaravuze natwe, twaravuze. Nagiye ahantu gusenga, mwarimu arambwira ngo we ngo ntiyaza muri nibature, ngo nta ibintu bya nibature si umuhamagaro wiwe. Ndamwe ndi akazi wayikora ntukasi. Iki ni igihe cyo kwibuka iby'Imana yatuvuzeho. Kalebu twasomye yabwira Yosuwa yarahaye agabura imigabane. Kalebu arambwira ngo wibuke iby'Imana yavuganiye natwe. Wa munsi nje nawe tuvuga amakuru meza turi Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Imana avugishwe n'ijwi ry'Imana, avuga ngo uyu nguyu Kalebu w'umukenazi utari n'umunyesirayeli original, ngo nagira mu gihugu zahabwa umusozi wa Heburoni, azahabwa ahantu bita Kiriyati Aruba hitwa Debira, ahantu hakomeye umusozi wa Heburoni, niho haba ibituro by'abami. Nta muntu ngo muri Isirayeli wimikwa gatagiye Heburoni. Hari ibintu byinshi nakabaye imvuga hejuru ya Heburoni. Heburoni ni umusozi wa Kalebu Imana yamuhaye. Bavandimwe, hari icyo Imana yavuganye natwe izagisoza. Inzara ibe, imvura ibe, izuba rive, abantu batwibagirwa, abantu baducinyize, nta kizatuma ibyo twavuganye n'Imana tutazabigeraho. Ni byinshi, ni benshi Imana yagiye ivuga, amasezerano agatinda. Zanumva abantu bavuga ngo barayabagarira, nta kuyabagarira, amasengesho barayategereza. Hanyuma tukirinda gusa icyaha. Yosefu yirinze icyaha, niko kubagarira amasengesho. Imana ya Isirayeli bampera umugisha, iby'Imana yavuze izabisohoza. Hanyuma reka nihute mvuge n'iyi nzira ya kabiri, ni inzira yo kuyoboza Imana, kugisha Imana inama. Samuel wa mbere ibice 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8, ni wa munsi bari batetse abagore ba Dawudi n'abagore ba Isirayeli. Bibiliya ivuga ngo Dawudi yicara hasi ngo ayoboze Imana. No mu gitabo cya Ezra ibice 7 umurongo wa 20 wa 15 wa 21, Bibiliya ivuga ngo mbicaza ku mugezi ahava ngo tuyoboze Imana. Mbere twibutse Imana, ariko twibuke nuko Imana izituyobora mu rugendo rwacu.
mu gitabo cy'abacamanza araho dusanga kandi ingabo bene Dani bayoboza Imana. Bavandimwe, tureke gukora ibintu biri mu rujijo. Imana dusenga izivuga, kandi Imana yiteguye kutuyobora neza mu rugendo rwacu. Mana, turagushimiye, hari ibyo watuvuzeho, hari ibyo wavuze ku bana bacu, hari ibyo wavuze ku bapasiteri abagukorera, hari ibyo wavuze ku bakuririmbira, hari ibyo wavuze ku bavugabutumwa, hari ibyo wavuze kuri ba missionary ba apotre, hari ibyo wavuze hejuru y'abacumbikira abandi. Waravuze ngo nimugera ahantu ngo muri iyo nzu bakabacumbikira neza, ngo muri izo ngo muzasiga amahoro. Uravuga ngo aho muzagera ntibabacumbikire muzakungumura umukungugu wo mu birenge. Wewe uza wibuka ibyo wavuze, natwe turakwibukije ibyo watuvuzeho. Hari ibyo wavuze hejuru y'abasore, hari ibyo wavuze hejuru y'abakobwa, hari ibyo wavuze hejuru y'abakecuru. Ijambo ryawe riravuga ngo bazasazana amakakama. Dukeneye imbaraga zo muri ino myaka ya nyuma. Utugirire neza Mana, ibyo wavuze uzabisohoza. Ukuri Imana izisohoza, kandi natwe dushoboze gusohoza ibyo twavuze. Ikuzo ribe ryawe Mana, tubisenze Imana ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.